Inkuru yacu tuyitangirana n'umukobwa witwaga Taniya wari uhagaze ku marembo y'ibwami ashaka kwinjira, ariko abarinzi b'ibwami bari babyanze neza bamubujije kwinjira. Baramubwira bati icyo cyifuzo cyawe ntabwo kiri buze kuza gushoboka, isubirireyo ntabwo umwami mwabonana. Muri iyo minsi umwami yari mu gahinda gakomeye cyane ko kubura umugore we yakundaga cyane. Hari hashize amezi 5 ariko agahinda kari karanze gushira ku buryo nta muntu n'umwe yakiraga. Nubwo kwakira umuturage usanzwe nka Taniya bitari koroha, ariko si we wenyine bari babwiye ko kubonana n'umwami bitakunda, kuko no ku bandi bantu bakomeye cyane niko byari bimeze. Taniya yabonye byanze maze asubira iwabo, ariko agahinda ari kose. Ageze iwabo akomeza kubitekerezaho, yiyemeza ko agomba gusubira ibwami uko byagenda kose. Nta n'icyumweru kirashira nubwo ibwami hari kure, ariko yumvaga agomba gusubirayo kubera yuko yumvaga ikibazo cye nta wundi muntu ugomba kugikemura kuri iyo nshuro usibye umwami wenyine, dore ko yari yarakigejeje ku bayobozi bo mu gace bari batuyemo, ariko akabona ntacyo bitanga, byaranze gukemuka. Icyo gihe rero yiyemeje gusubira ibwami ngo bibe uko byakabaye, maze akigerayo bamubonye baramumenya, bati dore wa mukobwa kandi ugarutse hano gukora iki? Arababwira ati njyewe mfite ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba gukemurwa n'umwami wenyine. Bahise bamubwira ko abantu bose batemerewe kuza ibwami kuza gutura umwami ibibazo byabo, maze bamusobanurira inzira zose bicamo, ko iyo byananiranye hari abashinzwe kuzana ibwami ibibazo by'abaturage byananiranye, maze Taniya ababwira yuko byose abizi, ko n'izo nzira zose yazigerageje bikanga, kandi ababwira ko nyine yumvise ko atagomba gukomeza kwicara ngo arebere ibimukorerwa, ko yumvise nyine umwanzuro nta wundi ari ukuza ibwami. Maze baramubwira bati rero taha, ntabwo icyo cyifuzo cyawe cyo kubonana n'umwami kiri buze kuza gushoboka, kandi ntuzagaruke hano kuko umwami ntabwo muzigira mubonana. Taniya yashatse kwinjira ku ngufu ngo bakore icyo bashaka, maze baramubwira bati wa mukobwa urakubitwa ibiboko tunagufunge, kandi nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ibyo bihano uri buze kuza guhabwa n'umwami Hakimu ntabwo muzigira mubonana. Taniya yakomeje guhatiriza, akomeza gusakuza cyane ati nimushake mukore ibyo mushaka, mumfunge munkubite, nimushake munanyice, n'ubundi urwo mpfuye ntabwo ari rutoya. Yakomeje kurira cyane kandi anasakuza, maze umwami Hakimu wari urimo kurambagira hafi aho ngaho yumva akaruru k'umukobwa, ahita atumizaho umwe muri abo barinzi, maze atangira kumubaza ibibaye. Ahita amubwira ati nyiricyubahiro, hari umukobwa uje hano ku nshuro ya 2 yifuza kubabona. Umwami Hakimu ati none kuki mutareka ngo yinjire? Aramubwira ati uwo mukobwa ntabwo tumwizeye, ntabwo twizeye koko niba hari ikibazo afite yifuza kubagezaho, cyangwa se hari izindi mpamvu zimugenza. Ntabwo tuzi niba wenda atari abantu bamutumye, kuko ni ubwa mbere tubonye umuturage yiga bakaza hano ngo afite ikibazo gikomeye cyane ashaka kubabwira. Ntabwo ibyo bintu dusanzwe tubibona. Umwami akibyumva ati nimusigeho nimumureke yinjire. Taniya yahise yinjira banamuherekeje, maze bamwereka ahantu umwami Hakimu yari yababwiye ko yifuza ko ariho baganirira. Aho hantu bari bamwicaje hari mu muhezo, kuko umwami Hakimu kumva ko umukobwa ari we wenyine yifuza kubwira ikibazo cye yarabyubahirije, maze kuko baganirira ahantu hatuje mu muhezo. Taniya kwibona yicaye imbere y'umwami byamuteye ubwoba, maze ariko ageze haratobora ati nyagasani, mbaziho gukunda abantu banyu no kwanga akarengane, nanjye rero ndaremerewe, nkeneye kurenganurwa namwe. Umwami Hakimu amusaba gutuza, maze akamubwira ibyo byose nta na kimwe amukinze, amubwira ko yiteguye kumwumva nta kibazo. Taniya ati ubuzima bwanjye buri mumva, nimutankuramo ngo muntabare biraba bisa no gushyingurwa numva, kuko
njyewe ubwanjye sinkibashije kwikuramo byaranze. Umwami Hakimu icyo gihe yari yatuje yamuteze yombi maze ahita amurambika ikiganza ku bitugu aramubwira ati mwana wanjye mbwira inkuru yawe irambuye menye neza ibyakubayeho byose menye n'ikintu nagufasha. Tanya noneho bisa nk'aho icyo gihe ubwoba bwatangiye gushira maze atangira kubwira umwami ati nari mfite imyaka 10 ubwo ababyeyi banjye bari bakibana. Mama wanjye muri icyo gihe nakundaga kubona arira cyane akambwira ati papa wawe ni umusinzi, arankubita aramuhotera, ntabwo ari umugabo mwiza. Ababyeyi banjye koko nabonaga barwana buri gihe, batongana, batumvikana, badakundana. Gusa icyo gihe nari nkiri muto cyane, nageze aho ngira ngo niko biba bimeze mu ngo zose, ngira ngo abapapa n'abamama bahora barwana bameze gutyo nyine. Abantu bagerageje kubunga kenshi ariko biranga, maze igihe kimwe mama arambwira ati mukobwa wanjye ngwino twigendere, ngwino tugende dusige papa wawe kuko yazanyica, ni umuntu mubi cyane, nta kintu gisigaye uretse kunyica kuko ibindi byose yarabikoze. Icyo gihe kumva ko tugiye kugenda tugasiga papa nararize, ndamubwira nti oya mama wanjye ntabwo twasiga papa, njyewe nshaka kwigumanira namwe mwese turi kumwe, nkubona nka mama nyine na papa hari twese duhari mu rugo. Navugaga gutyo kuko papa wanjye nta na rimwe njyewe nari narigize mubona mfata nabi. Ibibazo bye byagumaga hagati ye na mama gusa, kuri njyewe yari umuntu mwiza cyane, nta kintu kibi na kimwe yari yarigeze ankorera. Mama rero nakomeje kumwinginga ko tutasiga papa, ariko arambwira ati wa mwana we wowe uracyari mutoya ntago wabyumva, ariko uburibwe mporamo ntago nyibashije kubwihanganira, ngwino rero twigendere, papa we ni mubi cyane, yazatugirira nabi, yazatwica. Twahise tugenda gutyo tujya kwibera mu yindi nzu mama yari yarashatse kure cyane y'aho papa yabaga, maze nka nyuma y'umwaka mbana na mama, umunsi umwe mama mbona atashye yanezerewe cyane, maze numva arimo kuvuga ati njyewe na papa wawe baduhaye gatanya. Yari yishimye cyane ariko njyewe sinabashije gusobanukirwa ibyo ari byo muri ako kanya kuko iryo jambo gatanya nibwo bwa mbere nari ndyumvishe. Gusa ariko nubwo ari bwo bwa mbere nari ndyumvishe, ariko ryangumye mu mutwe kubera ukuntu nabonaga mama byamushimishije cyane. Nta n'amezi abiri arashira iyo gatanya ibonetse, mama wanjye yarambwiye ngo yamboneye undi papa. Uwo papa yavugaga n'undi mugabo yari agiye gushaka, yari umugabo wari warapfushije umugore mu minsi mike yari ishize. Uwo mudamu babanaga yari yaramusigiye abahungu 4. Tukimara kugerayo batwakiriye neza cyane maze ndishima, nishimira ko papa wundi mushya nari ngiye kugira nabonaga afite n'abandi bana, noneho 4 benshi, kandi njyewe narakuze ndi njyenyine mu rugo, numva noneho ngiye kubona abandi bantu tuzajya tuba turi kumwe tukaganira irungu rigashira. Hashize akanya ariko uwo mugabo papa wanjye mushya nk'uko mama wanjye yabimbwiraga, yajyanye mama ku ruhande maze aramubwira ati ko twavuganye ko umukobwa wawe utazamuzana byagenze bite? Ese warabyibagiwe ko ibyo bintu mbizi neza ko twabivuganye? Ni ukubera iki babirenzeho ukamuzana? Icyo gihe narabumvaga nubwo batari bambonye. Mama ahise amusubiza ati ni ukuri nanjye narabikwemereye ko ntazamuzana, ariko kubishyira mu bikorwa byananiye neza burundu ku buryo numvaga nta yandi mahitamo mfite. Gutekereza gufata umwana wanjye nkagenda nkamushyira uriya mugabo se w'umusinzi w'umugome, ni ukuri byananiye neza. Ndimo kwibaza ukuntu bazaba bari kumwe babanye mu nzu bonyine, nkumva nk'umubyeyi sinabikora. Rero
izo mbaraga nazibuze neza neza, niyo mpamvu nahisemo kuzana umukobwa wanjye nyine muri uru rugo. Uwo mugabo byahise bimurakaza maze aramubwira ati ubwo rero ngaho nimwigendere ntabwo twabana hano, uriya mukobwa wawe ahari. Niba kumushyira papa we utabishoboye se, kubera icyo utatekereje undi muntu wo mu muryango wanyu wamushyira akaba ari we aba ari kumukurerera? Mama ati rega nta wundi muntu wo mu muryango wa hafi mfite namushyira, kandi rega humura umukobwa wanjye namureze neza cyane. Niba ukeka ko hari imico y'uburara cyangwa se ikindi kintu kibi yazakora, rwose humura ntabwo azigera abikora, njyewe ndamwizeye kandi nanjye nyizera, gerageza unyizere. Uwo mugabo aramubwira ati si uko utakwizererega, n'umukobwa wawe si uko utamwizera kandi si mwanzi, ariko rero ngaho nawe reba ukuntu umukobwa wawe angana, reba ikigero agezemo n'icyo azaba agezemo mu minsi iri imbere, wongere urebe abahungu banjye uko ari bano unabitegereze. Abahungu banjye bose urabizi uko bangana, urusha imyaka myinshi umukobwa wawe amurusha imyaka 8 gusa. Urabyumva ko ageze mu myaka igoranye cyane, ari nayo umukobwa wawe yenda kugeramo mu minsi iri imbere. Njyewe rero mfite impungenge z'uko hari ikintu kibi gishobora kuba. Rero ibyo bintu njyewe nabitekerejeho neza cyane, numva ko umukobwa wawe atagomba kuza ngo agume muri bariya bahungu banjye, kuko icyo kintu kibi kibayeho twese byatubabaza cyane, nta nubwo nkeka ko twakongera kubana neza. Rero ibyo bibazo aho kugira ngo tuzatangire kubikemura byabaye, reka dutangire tubikumire bitaraba. Kandi twabiganireho kenshi cyane, si ngombwa kubigusubiramo byose kuko nawe urabizi. Rero niba koko ukeneye ko tubana, shaka aho utwara umukobwa wawe, kuko njyewe ntago nakemera ko aguma hano muri iyi nzu muri bariya bahungu banjye. Kandi ntundenganyirize igitekerezo cyanjye n'umwanzuro nafashe, kuko ndimo ndumva mpamanya n'umutimanama wanjye, kandi ndumva ndimo kumurinda. Nta kindi kintu mbikoreye, ntutekereze ko ari urwango mufitiye, rwose ntabwo mwanga. Rero ngaho nawe nyumva ibyo ngibyo nkubwiye ubishyire mu bikorwa. Akimara kumubwira ibyo byose ubwoba bwaranyishe, mpita nigendera gake gake nsubira inyuma ngo batambona ko ndimo kubumva. Nta kanya karashira, mama ahise aza ambwira ati mukobwa wanjye mwiza, ngwino twisubirire kwa papa wawe. Yambwiye gutyo nubwo byose nari nabyumvishe, kandi ariko nyine nanone byarantunguye. Maze ariko ndamubwira nti mama, koko ugiye kunsubiza kuri papa wanjye wundi? Ni ukuri papa wanjye mushya hano nyine wari wanzanye nari nahikundiye cyane. Maze mama mbona asa nk'ugize agahinda mu maso, ariko ahita yiyumanganya maze arambwira ati kuri uyu papa wawe wundi uzajya uza uje kudusura. Rero ngwino dusange papa wawe, kuko aba wenyine atazagira irungu. Ubu ngubu yishwe n'irungu kubera ko twamusize wenyine. Ngwino rero umusange, byibuze uzajya umuganiriza. Mama gukomeza kumbwira gutyo ngo tugende nsange papa atazicwa n'irungu, kandi impamvu nyamukuru injyanye nyizi. Nubwo nari nkiri mutoya, ariko hari ibyo nari ntangiye kugenda nsobanukirwa. Gusa nakomeje kubabara cyane kuko mama wanjye ntago nari nzi ko agiye kwemera kuntanga. Nari nzi ko agiye kuvuga ati ndagumana n'umukobwa wanjye dusubire kwibanira, aho kugira ngo ntandukane nawe. Icyo gihe numvishe bikomeje kwiyumvanga, ariko ndiyumanganya. Maze koko turagenda angeza kwa papa wanjye, ubundi ahita nsiga yarigendera.
nkibona mama ansize kwa papa gutyo nararize cyane kuko muri urwo rugendo rwose twakoraga nari nkimufitiye icyizere nzi ko wenda ashobora kwisubiraho ariko mbona nta na kimwe akoze aransiga rwose arigendera nta n'ikindi kintu ambwiye ndavuga nti koko mama wanjye niwe ukoze ibyo bintu natekerezaga ukuntu mama wanjye ansize ntazongera kumubona maze nkumva agahinda karanyishe cyane nakomeje kurira cyane papa ntangira kumuzengereza nkajya mubwira nti rega ndishakira mama ndashaka mama wanjye genda umugarure papa mukurikire ugende umubuze mubwire agaruke azadusange nshaka kwibanira namwe mwembi ni kuri papa genda ubwire mama wanjye aze nahise nshaka kwirukanka ngo umukurikire kuko inzira twari twanyuzemo nari nayibonye ariko papa wanjye arambuza ati mwana wanjye wigira aho ujya gumana nanjye kandi ntugire ikibazo ntiwongere no kurira kuko papa wawe arahari kandi nta hantu nzigira njye ntabwo nzigira ngusiga nk'uko mama wabikoze njyewe tuzagumana iteka n'ahantu hose nzatekereza kujya tuzajyana rero wihangayika wirira tuza mukobwa wanjye papa yakomeje kunyinginga ngo ntuze agerageza kumbwira amagambo ankomeza kugira ngo ndeke gukomeza kurira maze kuko ngeze aho ndatuza ndaceceka kandi muri ako kanya nibwo natangiye kubona ko mama wanjye nubwo yirwaga avuga ko papa ari mubi ahubwo noneho ntangira kubona ko ari we mubi cyane kumurusha kuko yari yiyemeje kunsiga kandi papa wanjye we nabonaga akomeza kumpumuriza akambwira amagambo meza nkomeza kandi yari amaze no kumbwira yuko atazigera nsiga ko niyo yagira ahantu ajya aho azajya hose tuzajyana rero nkumva bitandukanye no kuri mama cyane maze we ntangira no kubona ko ari umugome cyane nabonye ko rwose papa atari mubi nk'uko mama yabivugaga nubwo nari nkiri mutoya ntaramenya amanyanga abantu bakoresha ngo berekane ko ari beza kandi ari ibirura byigendera natangiye kubana na papa wanjye gutyo maze nijoro nkajya mbona hari abagore bajya baza kumureba bakinjira mu cyumba cye bakifungirana mu gitondo nkabona papa wanjye abahereje amafaranga ibyo byose sinari nzi ibyo ari byo kandi nubwo bazaga gutyo akanikomereza bwa businzi bwe nta na rimwe abo badamu bigeze bamfata nabi cyangwa se ngo papa wanjye ambangamire mu byo yakoraga byose buri gitondo mbere y'uko atangira umunsi we yarazaga akambaza ati mukobwa wanjye ese umeze neza nta kibazo na kimwe ufite maze nanjye koko nkamwisanzuraho nkamubwira uko ameze kose maze agahita ambaza ati ese uyu munsi urumva wifuza kurya iki umunsi wose ni ikihe kintu wifuza ko twaza kuza guteka yambazaga gutyo maze nanjye koko nkamubwira ibyo nkeneye byose kandi nawe ntiyica amasezerano nk'uko yabivuze byose agakurikirana akamenya ko nabibonye nk'uko mbyifuza papa wanjye yambereye umuntu mwiza gusa ariko byose byari bikiri mu rujijo hari byinshi nari ntarasobanukirwa nyuzuza imyaka 16 imyaka mu gace k'iwacu umukobwa yabaga yemerewe gushyingirwa papa wanjye aranyitegereje maze arambwira ati uzi ko havuyemo igikumi cyiza ndenda no kugushyingira rwose ndenda kugushakira umugabo kuko warakuze wavamo umugore mwiza nagize ngo arimo arivugira ariko bidaciye kabiri anshyingira umugabo w'inshuti ye cyane najyaga nkunda kubona aza kumureba mu rugo uwo mugabo yarandutaga cyane ntangira kumva binteye ubwoba bwinshi cyane ariko papa arambwira ati humura wigira ubwoba azagukunda kandi azakwitaho kandi nawe uzamwubahe njye na mama wawe byaranze urugo ruranga kuko atanyubahaga wowe rero uzamwubahe uzace bugufi byose bizakunda uwo mugabo namusanze gutyo kuko ntari gusuzugura papa kandi numvaga ubwoba busa nkaho bwashize kuko papa wanjye yararanganirije yaranyumvishije ukuntu rwose nzagira urugo rwiza icyo gihe
nagiye nanjye numva umugabo wanjye nzamwubaha nkaca bugufi ntitaye ku kinyuranyo cy'imyaka kiri hagati yacu. Numvaga ngomba kuzitwararika cyane uko bishoboka kose, maze ibyabaye hagati y'ababyeyi bacu twembi noneho n'umugabo wanjye ntibizigire bitubaho, kuko nari nzi ukuntu kubaho mu rugo ruhora mu ntambara bimera. Natangiye kubana n'umugabo wanjye mbona bimeze neza nta kibazo, maze ariko nta n'igihe kirashira hashize nk'icyumweru tubana, umugabo wanjye noneho icyo gihe ataha yasinze cyane, nanjye ngira ubwoba ntangira no guhangayika cyane, maze mukubise amaso mbonye ahageze ndishima, kuko nari mbonye ahageze amahoro, kandi nyine ayo masaha yari yanteye ubwoba ntekereza yuko hari ikintu kibi cyamubayeho. Nahise musuhuza mwishimiye cyane muha karibu arinjira, maze amaze gutuza tumaze kwicara twembi ndamubaza nti umunsi wawe wagenze gute? Nategereje igisubizo cye ariko ndakibura, ahubwo mbona ndebye nabi cyane, ntangira no kugira ubwoba. Nakomeje kwicara aho ngaho nibaza aho ndi buhere kugira ngo ntangize ikiganiro, kuko we nabonaga yarakaye cyane, kandi numva ngomba gukora uko nshoboye kose ubwo burakari bugashira tukaganira neza. Maze ariko mpita mvuga nti numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane kubera mwatinze gutaha, ni ukuri mbonye mugeze hano amahoro ndishima. Nkivuga gutya ariko yahise ankubita urushyi rwiza cyane, ati nta soni ngo natinze gutaha? Ese usigaye umbarira amasaha ngomba gutahiraho? Numvishe bintangaje cyane ibyo bintu kubona nkubise gusa ngo nuko mvuze ngo numvaga mfite ubwoba bwinshi kubera ko yatinze gutaha, ntarasobanukirwa ibirimo kuba ahita yongera nkubita urundi rushyi, atari ku bundi umugabo ataha atinze ate mu rugo rwe. Numvaga byandenze ibyo bintu byanyobeye, maze ndaceceka kuko numvaga ntazi n'ikintu navuga. Nkomeje guceceka arambwira ati ukuntu asuzugura gusa, subiza se mbwira ukuntu umugabo atinda gutaha mu rugo rwe, niyo nahagera bukeye nta mpamvu n'imwe waba ufite yo kuvuga, uvuga ko natinze gute ubundi? Muri icyo gihe nari nkiri muto, nta nubwo nabashaga kwakira ibyo bintu byose birimo kuba, kuko ntago nari ndimo gusobanukirwa n'ikosa naba nkoze. Natangiye kurira cyane, ndizwa n'ukuntu nkubisa mpoye ubusa, nkarizwa kandi n'umujinya nabonaga afite, n'ukuntu yandebaga nabi anambwira nabi cyane. Nkomeje kurira gutyo yarebye uko ndimo kurira, ahita yongera nkubita urundi rushyi, aturarira ibiki se? Kuki ubundi ubaza ubusa? Ngo umunsi wanjye wagenze gute? Arambwira ati njyewe sinkunda abagore bivanga mu buzima bw'abagabo babo, hitumvira ahangaha ataha vuba, taha iwanyu vuba, uzabanze ukure, ubanze umenye ukuntu umugore yitwara mu rugo. Yabimbwiraga nkankamira cyane andeba nabi cyane yarakaye, maze nanjye mpita mfata utwanjye ndirukanka, sinjyewe warose mva aho ngaho kuko nari mfite ubwoba bw'uko ashobora no kongera kunkubita. Nubwo hari mu ijoro ry'icuraburindi ariko nta kintu na kimwe byari bimbwiye, nagendaga niruka ntareba inyuma, ngira n'Imana sinagira n'ibikoko nkorera nabyo mu nzira. Nuko mpita ngenda, mpita nisubirira kwa papa wanjye. Tania agejeje aho yahise avuga ati mwami nyagasani, sinzi niba mukiteguye kunyumva cyangwa se niba inkuru yanjye naba nyisubitse tukaza kongera gusubukura nyuma. Umwami Hakimu ati humura mbwira ngo ufitiye umwanya, mbwira byose nta na kimwe utarutse, kuko niteguye gukomeza kukumva. Tania noneho yumvise yiruhukije, kuko yari azi ko wenda ashobora kuba ari kumara umwanya w'umwami, ariko noneho kumva yuko umwami nawe yakomeje kuba yamwitegura kumva ibyo byose, yumva nyine nabyo bimuhaye imbaraga zo gukomeza kumubwira ibyabaye kandi
nta na kimwe nyine amukinze. Yakomeje kumubwira ati mu by'ukuri nageze kwa papa numva nanjye bigisa nk'aho ari inzozi nari ndimo, ntabwo nari ndimo kubyiyumvisha muri ako kanya. Papa akinkubita amaso muri iryo joro, noneho nararize cyane, ubanza ari uko nari mfite uwo ndimo kuririra. Yahise ambaza uko bigenze maze nanjye ndabimubwira byose, ariko nyine n'amarira menshi cyane. Maze papa wanjye yumvise byose uko byagenze arambwira ati ihangane mukobwa wanjye, ahari uriya mugabo twamwibeshyeho si umuntu mwiza. Twari tuzi ko ari umuntu mwiza, nanjye ari inshuti yanjye nkagira ngo ni umuntu mwiza, ariko buriya yari arimo yiyoberanya. Rero ni umuntu mubi, niyo mpamvu agukoreye ibyo byose. Mwihorere, ibyo yagukoreye Imana izabimubaza. Papa akimara kumbwira gutyo yahise yisubirira kuryama. Nanjye muri icyo gihe nahise nerekeza aho nararaga, ariko numvaga bimbabaje. Numvaga papa wanjye byakagombye guhita nawe bimubabaza cyane, akanarakara nyine akagira umujinya nkabibona, wenda akambwira ati nzajya kumureba ansobanurira ibyo yagukoreye, kuko n'ubundi nyine bari inshuti, bari basanzwe baganira. Numvaga agiye kuvuga ati uriya mugabo mbabarije umukobwa gutya rwose nawe azabyishyura, cyangwa se nyine bikamubabaza nanjye nkabibona. Nabonaga bisa nkaho nta kintu mubwiye usibye kumbwira gutyo gusa, rwose wabonaga wagira ngo ni ibintu biri aho bisanzwe. Nanze kubimubwira ariko nyine ndabyihorera, nuko njya kwiryamira ndicecekera. Nigumiye aho ngaho kwa papa wanjye, iby'uwo mugabo nsa nkaho mbyihoreye ndanabyibagirwa burundu. Nawe ntiyagaruka no mu rugo no kunyura, nyine bihita birangiriraho. Mu muco wacu nk'uko bisanzwe, iyo umuntu apfushije umugabo cyangwa se bagatandukana, ategereza amezi 4 n'iminsi 10 kugira ngo umuntu abe yabasha kongera gushaka. Icyo gihe papa wanjye rero nta nubwo yategereje ko iyo minsi irangira, yahise ambwira ko hari uwundi mugabo noneho agiye kunshyingira. Icyo gihe narabyanze, nti ntabwo bishoboka papa, ntabwo wakongera kunshyingira aka kanya n'iriya minsi batanga itaranarangira, kandi nta nubwo ndumva neza n'iby'uriya mugabo twatandukanye n'ibyo yankoreye sindabyakira, kuko na n'ubu ntabwo nari niyumvisha ikosa nakoze. Rero mbabarira, ntazashaka undi mugabo maze bikongera bikambaho papa. Ahari wenda nk'uko yabivuze, ubanza nkiri mutoya ngomba kubanza gukura cyane kugira ngo menye uko umugore yitwara mu rugo. Papa wanjye aterega ikibazo si wowe kuko wowe urakuze bihagije, ahubwo ikibazo ubwo nyine ni icy'uriya mugabo wari washatse, kuko buriya ni umugabo mubi cyane, kandi humura, buriya abagabo bose si kimwe. Genda ubane n'uyu wa kabiri, azaguha ibyishimo, azakwibagiza n'uwa mbere. Papa nakomeje kubyanga, ariko n'ubundi ntabwo nari kumusuzugura, nageze aho ndabyemera. Nashatse umugabo wa kabiri gutyo, ariko nawe hashize icyumweru kimwe gusa tubana, duhita dutandukana nawe nta mpamvu igaragara. Numvaga ntabyumva, ntashoboye no kubyakira, guhita nongera nkatandukana n'umugabo wa kabiri byihuse gutyo. Icyo gihe nari nshatse abagabo 2 mu mwaka umwe. Numvaga ntabyumva, nibazaga ibintu birimo kumbaho, nkatangira gutekereza wenda niba baranandoze. Numva nyine sindimo kubisobanukirwa. Byaranyubiye, maze nyine nisubira mu rugo kwa papa. Ndamubwira nti papa, noneho nta mugabo nzongera gupfa gushaka, reka dufate igihe gihagije rwose, mbabarira mbe nigumiye aha ngaha mu rugo. Papa yaranyumvisha ati nta kibazo, ambwira ko nyine kabyemeye, ko nzongera gushaka umugabo ari uko nyine numvise yuko ari ngombwa, atari ubigiyemo. Icyo gihe narishimye cyane noneho ko papa wanjye abashije kunyumva, ariko nta n'amezi 5 arashira papa yambwiye ko hari undi mugabo yamboneye, ko kandi ngomba kumushaka uko byagenda kose. Ndamubwira nti reka ntabwo bikunda papa, umugabo wa gatatu. Papa ati kubera iki utamushaka?
hari igihe ari we uzagiriraho amahirwe n'umugisha kuko ugomba kubaka ubuzima bwawe. Uzakomeza kwicara hano kugeza ryari? Narabyanze rwose ibyo bintu mbihakana nivuye inyuma maze noneho mutorera n'abantu twari duturanye b'inyangamugayo nari nzi, ariko noneho ntungurwa no kubona bamushyigikiye nta n'umwe uri kumurwanya. Bose bemeje ko ngomba kongera gushaka, ariko njyewe nkomeza kubyanga, maze baramubwira bati umukobwa wawe ni umunyagasuzuguro, arimo aratinyuka gusuzugura abantu bangana nkatwe bafite ubunararibonye. Nabigejeje no mu zindi nzego z'ubuyobozi kugira ngo bamfashe, ariko hari ubanza papa yaritambikaga kuko najyaga kubona nkabona bose baramushyigikiye. Nabuze uko ngira mbona abantu bose bantereranye, maze nshaka umugabo wa gatatu, ariko noneho nta mahirwe nabyo nabigiriyemo kuko we noneho twatandukanye nyuma y'iminsi 5 gusa. Natashye mvuga nti ibintu bimaze kundenga, ntabwo nzabyongera rwose papa nawe gerageza kunyumva. Papa wanjye ariko yanyumvishije yuko ngomba gushaka uko byagenda kose ko ntazamugumira mu rugo, maze ku nshuro ya 4 noneho ndamubwira nti ibyo bintu ntabwo ndi buze kuza kubyemera, ubimbwire neza niba utakinshakaho kugira ngo uzajye wowe unshyingira abagabo ntashaka. Nakomeje kugerageza kujyana ikibazo cyanjye mu babishinzwe, ariko nabo nyine nkabona ntibarimo kunyumva, bakambwira bati reka ntabwo ugomba kuguma mu rugo rwase, ugomba gushyingirwa. Bose bangiye kuntererana, maze papa wanjye anshyingira umugabo wa 4. Icyo gihe noneho ku nshuro ya 4 nanjye nari nararakaye cyane, mfite intimba ku mutima, kandi ibikomere byari byuzuye umubiri wose kubera ko abenshi twatandukanaga bankubise. Nari mbabaye cyane, mfite agahinda gakomeye cyane, kandi numvaga narazinutswe abagabo ku buryo n'uwo mugabo wa 4 twabanye numvaga nta mishyikirano y'abashakanye tugomba kugirana. Maze icyumweru cya mbere gishira nkubita turi mu mirwano, naramwangiye ngeze aho mbona nazicwa n'inkoni, maze ndamureka noneho akajya akora ibyo ashaka byose. Narahebeye urwaje kuko nabonaga nta kundi nagira. Icyo gihe icyumweru cya 2 kigishira twahise dutandukana. Kuri iyo nshuro noneho tumaze gutandukana nkagera mu rugo, nibwo nabonye ko papa wanjye byose akora aba arimo kungurisha, kuko nabonye ko abo bagabo bose yagiye anyoherezaho babaga ari abagabo bigeze kuza mu rugo mbere kandi bakagirana ibiganiro, ubona basa nk'aho barimo kuganira ibintu badashaka ko njyewe numva. Namenye ko kandi bose bari abagabo bari basanzwe bafite abagore, kuko nta n'umwe byibuze nabonye anyereka abantu bo mu muryango we. Nagiye ntekereza kandi neza noneho nkabona ahantu nabaga mbana n'abo bagabo nta muntu muzima ushobora kuhaza mu muryango we ngo hature. Wagira ngo habaga ari ahantu bateguye barahateganyirije ibyo bikorwa gusa. Ni byinshi nagenzuye mbona rwose papa wanjye yaragiye angurisha kugira ngo bamwishyure amafaranga. Papa noneho natangiye kumurakarira cyane, mubwira ko ibyo akora byose maze kubivumbura, kandi nyine ko ntazemera gukomeza gukorerwa ku karengane. Maze arambwira tuzaregera ndeka buregera bose ari inshuti zanjye ko tuba twaganiriye. Numvise bimbabaje nanjye, kandi koko ntekereje mbona papa yaragiye yitambika kugira ngo abantu bose bange kumfasha. Nakomeje kurakara cyane nta no guca ku ruhande, none umubwira ko byose mbizi. Ndamubwira nti ndabizi neza ko urimo kungurisha, kandi bari abantu bose bakwishyura amafaranga. Maze abanza kubihakana katari ko nyine aba yabikoze, ariko ageze harambwira ati naho nabikora ubundi byaba bitwaye iki, ko nakureze nkagukuza nkagutangaho amafaranga menshi afatikanye, uko yarakujugunye yaragutaye, umva ko ubundi inyiturano yaba iyihe? Icyo gihe byarambabaje cyane, noneho sinagira n'indi jambo navuga.
kuko nabonaga nta n'ahandi hantu najya kumurega ngo bikunde. Nibwo nabatekerejeho mwami nyagasani, kubera ko nari naragiye numva ukuntu murenganura abantu, numvaga icyo gihe nanjye akarengane kanjye nta wundi muntu wabasha kugakuraho usibye mwebwe mwenyine. None rero nyiricyubahiro, nanjye nabasabaga ko mwantabara, kuko ntabwo nshaka ko papa wanjye akomeza kungurisha, kuko ndarambiwe ndaremerewe, bimaze kundenga. Ahari ku yindi nshuro ubanza nakiyahura nkipfira bikarangira. Umwami Hakimu yarongeye amukora ku bitugu amuturisha, ati humura kandi tuza, ubwo namenye ikibazo cyawe byose biraza gukemuka, ihangane kandi ntiwongere guhangayika. Umwami yahise amubaza niba atarumva atekereza kumushyingira umugabo wa gatanu, maze Taniya ati hari umugabo umaze iminsi aza kumureba mu rugo, baba baganira kandi sinzi ibyo baba bapanga. Rero yari yavuze ko ari buze kuza kumureba n'uyu munsi, mfite ubwoba ko ari we ashobora kongera kunshyingira ku nshuro ya gatanu. Umwami Hakimu ati nakubwiye ko utagomba kongera kugira ubwoba. Aramubwira ati ugiye gusubira iwanyu, ngiye kuguha abarinzi baguherekeza, ariko nyine baragenda biyoberanyije mu ibanga rikomeye cyane, nta muntu n'umwe ubuze kuza kubimenya. Papa wawe nugera mu rugo nta kintu na kimwe ari bumenye, nabo rero bari buze kuza gukora ibyo ndi buze kuza kubabwira. Ntugire ubwoba, humura, nta kindi kintu kibi kiri buze kuza kukubaho. Taniya bahise bamuherekeza, maze bageze iwabo baratatana, batangira no kugota inzu yose. Bakigera mu rugo ku bw'amahirwe basanze papa Taniya ahari ari kumwe n'uwundi mugabo, maze agikubita amaso umukobwa we atangira kumutonganya cyane, amubaza aho yari yagiye atamubwiye, maze aramubwira ati wigiriye inama uragaruka, iyo uza kuba watorotse nari kuguhiga ahantu hose uri kuba wagiye, nari kugusangayo. Ngaho genda mu nzu uhindura imyenda, wambare neza, uze usange umugabo wawe mugende, dore uyu nguyu ugutegereje ni umugabo wawe n'undi mugabo ngiye kugushyingira. Taniya ati ariko papa, wowe nta n'impuhwe ujya ungirira? Maze papa we ati ariko si impuhwe uvuga ni izihe? Ese kuri umukobwa wanjye ntagushyingiye nakora iki? Ugomba gusanga umugabo wawe, gira vuba vuba wimukereza, amaze kanya hano agutegereje, nta wundi mwanya afite wo gutakaza. Nuko Taniya aravuga ati kuri iyi nshuro papa, ndakumenyesha noneho ko nta hantu hamwe ndi buze kuza kujya. Papa we ati urajyayo rwose, wabyanga wagira, uri umukobwa wanjye kandi ngufiteho uburenganzira, bituma mvuga amagambo menshi. Uwo mugabo bashaka kumushyingira abonye ibintu Taniya arimo kwivugisha no kwigira yanga kuza, ahita amukurubana ati ngwino tugende, ngwino wikomeza kuntereza, nushaka uze wambaye ibyo ngibyo wambaye ntacyo bintwaye, kuko umwanya maze aha ngaha nkutegereje ni mwinshi, nta wundi mwanya mfite wo gutakaza, ngwino tugende. Taniya yakomeje kubyanga, abwira papa we ati ariko papa, kubera iki koko? Ubu ngubu abagabo bane bose maze gushaka byanga, urumva koko niteguye guhita nkubitaho n'uwa gatanu? Papa we ati ariko ibyo ngibyo wowe yigira ni ibiki? Uri umukobwa wanjye, ngufiteho uburenganzira, igihe cyose ukiri hano mu rugo nagushyingira abo nshaka bose, usibye n'uyu nguyu wa gatanu urimo kuvuga, n'uwa gatandatu azaza, n'uwa karindwi azaza, n'uwa munani, n'uwa cyenda, n'uwa 15. Uri umukobwa wanjye rero ngufiteho uburenganzira, bikomeza kwigira ibyo bintu se nyine wimukereza, ngwino mugende. Taniya yakomeje kubyanga, noneho uwo mugabo ahita atangira no kumukurubana cyane ngo naze bagende, maze ba barinzi b'ibwami babonye ukuntu bimeze bahita bigaragaza, ariko papa Taniya ahita ashaka kubarwanya, ati muri bande mushaka kunyambura uburenganzira ku mukobwa wanjye? Ko ari njye wamubyaye, ko namwibyariye, muri bande? Kubera iki murimo kuturwanya? Kuki mwanga yuko agenda? Murashaka iki koko? Babonye akomeje gutera amahane, bahita bakuramo ibyo bari bambariye inyuma, maze barigaragaza,
maze bakubita amaso babonye ko baje baturutse ibwami ubwoba burabica batangira no gutitira basaba imbabazi bati ni ukuri nimutubabarire ibi ngibi turimo ntabwo tuzabyongera. Bahise babatwara ibwami kandi Nataniya umwami yari yarasabye ko batari buze kuza kumusiga ko nawe bari buze kuza kumujyana. Bagezeyo Papa Taniya n'uwo mugabo wundi umwami yategetse ko babahana bihanukiriye maze bakabera intangarugero abandi. Arababwira ati mubakubite ibiboko nimurangiza munabafunge. Si bo gusa kandi kuko na ba bandi bane bose bari bahageze maze batangira gusaba imbabazi. Baravuga bati nimutubabarire kuko ibyo twakoze byose nyine twabaga twishyuye Papa Taniya yabaga arimo kumugurisha, nuko bemera amakosa bavuga amafaranga babaga batanze nyine bumvikanye ko bagomba kumara n'icyumweru n'indi mipango yabo yose, maze umwami nabategeka ko babahana bihanukiriye. Tani icyo gihe yarebye ukuntu ibibazo bye bikemutse, atekereje n'ukuntu abohotse nta muntu n'umwe uzongera kumuhohotera no kumubangamira ngo amukoreshe ibyo yishakiye byose. Ibyishimo biramwica biramurenga aramwenyura, ariko bagiye kubona kubera kumara iminsi ahangayitse ataryama atarya n'urugendo rurerure yari yiriwe akora, babona araguye yikubise hasi. Bahise bajya kumwitaho ariko abamwitagaho bari barumiwe kubera inkovu babonaga afite umubiri wose. Umwami yategetse ko bamuvura agakira akamera neza akazava aho ngaho nta n'agakovu na kamwe asigaranye. Tani yamaze gukira yashimye umwami wamufashije kandi amubwira ko niba yamwemerera yifuza kwisubirira iwabo. Umwami ati nta kibazo wasubirayo gusa mfite impungenge z'ukuntu uzaba ubayeho wenyine kuko papa wawe igihano yahawe ntarakirangiza. Taniya ati nubwo nyine bigoye ariko nzabikora nta kibazo, nta kundi kuntu nabigenza ngomba gusubira iwacu. Umwami we yumvise atari byo, ahubwo amusaba ko niba ntacyo byamutwara yaba yigumiye aho ngaho maze agahabwa imirimo ibwami. Taniya yarabyemeye ahakorera imyaka igeze kuri 2 yose. Muri icyo gihe kandi umwami yakundaga kumwitegereza cyane, yari yanyuzwe n'imico n'imyifatire ye. Yaje kumubenguka ariko nubwo yari abizi neza ko umugore cyangwa se umukobwa yifuza wese yamubona, yumvaga kuri Taniya aho bitandukanye kuko yumvaga agomba kugenda gake cyane kubera ubuzima bwe bwose yanyuzemo yari abuzi, azi n'ukuntu yakomeretse. Umunsi umwe yaramwegereye aramuganiriza, amubaza uko ameze, amubaza aho ageze yakira ubuzima yanyuzemo bwose, niba yumva yiteguye noneho kuba yashaka undi mugabo bakabana, cyangwa se niba yumva agikomeretse cyane ku buryo aba yumva yarazinutswe abagabo burundu. Taniya aramubwira ati njya ntekereza ko nakongera gushaka, ariko nyine ubwoba ntiburashira, mba mfite ubwoba bwinshi cyane, mba ntekereza wenda ko ahari ntazigera ngirira amahirwe mu rushako, mba numva wenda ntazabona umugabo umfata neza akanyereka ko ankunze kandi akampa n'agaciro mu rugo rwe. Nyine ibyo ngibyo ntabwo byajya bibura kuntera ubwoba kubera ko imbwa enye zose nanyuzemo hose mpahurira n'ibintu bimwe nta n'umwe unyitayeho. Ni ingo nyinshi cyane kwizera yuko nazagira ubuzima bwiza biragoye. Hakimu akomeza kumubwira ko ibyo atagomba kubyitaho cyane kubera ko abo bantu babaga bagiye kubana batabaga nyine bamukunze, ko babaga bamuguze, ko hashobora kubaho umuntu umukunda kandi akanamufata neza. Nuko Taniya aramubwira ati mba numva nyine nanjye niteguye nabana n'undi mugabo, nuko nyine ako koba katajya kabura. Nuko Hakimu aramuhumuriza amubwira ko ako koba kagomba gushira kandi ko yizeye ko we yazabona umuntu mwiza kandi umukunda uzamwibagiza n'ibyo bintu byose. Umwami Hakimu nubwo yari umwami ariko yumvaga yabuze aho ahera bimubwira,
maze ariko ageze aha aramubwira ati ubu bwami bwacu bwagize ibyago bikomeye cyane byo kubura umwamikazi kandi nyine aho igihe kigeze noneho bukeneye undi wamusimbura. Ubu bwami bwacu bukeneye umwamikazi kandi nararebye mbona uwo muntu nta wundi agomba kuba wowe Tania. Wujuje byose ubu bwami bwifuza ku muntu wabubera umwamikazi. Tania noneho yumvise atabyumva ati nyagasani ni njyewe Tania murimo kuvuga cyangwa se n'undi twitiranwa? Umwami aramubwira ati ni wowe Tania. Niba wumva waba witeguye kubana nanjye nakishimira uwo mwanzuro waba ufashe. Tania ati nyagasani muri abantu beza cyane sinkeka ko kubana namwe nabiburamo amahirwe n'umugisha n'urukundo mpora nifuza kugira, ariko mwami nyagasani mfite icyasha, natandukanye n'abagabo 4 bose. Umwami nyiricyubahiro ntakwiriye umuntu nkanjye. Umwami Hakimu ati Tania rekeraho kurira no gukomeza guheranwa n'ibyabaye byose kuko n'ibyahise nyine kandi byararangiye njyewe nta nubwo mbyitayeho. Nta nubwo kandi bikubuza kuba uriwe. Nagukunze ibyo byose mbizi ariko nta gaciro na gakeya nigeze mbiha. Rero nawe ndagusaba ko utakomeza kubitekerezaho cyane. Tania noneho yarabyemeye maze abo umugore w'umwami mu bintu atigeze anarota n'inshuro n'imwe mu nzozi ze. Babanye ariko agifite agaturoma gakeya avuga ati ni bimwe byanjye, wabona nawe nyuma y'icyumweru dutandukanye. Gusa umwaka warashize, 2 irashira, 3 irashira n'indi myinshi irashira. Bafitanye abana babanye neza, amutonesha akamukundwa akazi. Maze za nzozi yahoranye kuva kera ko azabana n'umugabo we neza, akamwubaha mu rugo rwabo bakabana neza, akaba itandukaniro ry'uko yabonaga papa we na mama we bimeze hagati yabo. Maze abona nawe birabaye, abona koko nyine agize urugo rwiza. Tania wahoraga yifuza kubaho mu rugo rwiza rumeze neza rutekanye, noneho yarabibonye abona ukuntu gukundwa no gukundwakazwa nk'umugore biryoha, maze agahora ashimira Imana. Muri icyo gihe kandi abo mu muryango we bose bari baratunguwe cyane byaranabarenze, barumiwe barabuze icyo kuvuga. Ari mama we wamutaye, ari wa mugabo yashatse akanga ko agumana nabo, ari papa we wari waramufashe nk'igipupe cye yirirwa amugurisha aho yiboneye hose. Bose bari barumiwe, ntabwo babyumvaga kuko nta n'umwe wari uzi ko umunsi umwe azicara ahakomeye nk'uko byari bimeze. Umwami nawe kandi yari anezerewe kongera kubona umugore w'imico myiza w'umunyabwenge kandi yari n'umujyanama mwiza. Ku mpande zombi bose bari banezerewe cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe, nguko rero Tania yabashije kurokoka ubunyamaswa yakorerwaga maze akisanga ahantu nawe atatekerezaga na rimwe mu nzozi ze. Mukomeze rero kugubwa neza aho muherereye hose kandi Imana y'amahoro ikomeze kubaha imigisha myinshi cyane. Ndabakunda rero cyane, naho ubutaha tuzongere duhure.